urumva aya maraso abasha guhumanura imirimo ya kamere, warakaraga, wagiraga umujinya, wavugaga nabi, watonganaga, warufite ingeso mbi, waruzima imyaka myinshi, twigeze uhinduka, ugeze kugera mu ngo, ariko ngo abasha guhumanura abantu ho tugiye gusengana mbere yuko twitegura kwakira ibitangaza. Mureke twakira itangaza cya mbere cyitwa gukira icyaha, cyitwa guhumanuka, cyo gitangaza gikwiriye mu buzima. Reka nkubwire, imodoka si ikibazo, amazu si ibibazo, amafaranga si ibibazo, ubukwe si ibibazo, byose ikibazo cya mbere ni uguhumanuka. Ngo nankaswe amaraso aho kwiyandikisha n'amasengesho, ariko nibirenga kuwa kabiri nta muntu tuzakira. Ni Fire Week. Murakoze cyane inshuti z'Imana bakurikiranye Tubagiraneho Ubwuzu TV TUT, mbabwira ngo Imana ibamusha mu izina rya Yesu, mbabwira ko Imana yacu ibakunda kandi Imana yacu iri muhande rwacu. Twatangiye ku cyumweru murabyibuka aho twahere tuvuga ku maraso ya Kristo, tuvuga ko amaraso ya Yesu, tumaze kubona ibintu bitandukanye, tumaze kwiga ibintu bitandukanye, tugeze ku birenge bya Yesu aho bafashe akaguru k'ibumoso habanje ak'iburyo bagashyira ku musaraba, hanyuma ngo baterura ak'ibumoso bakarambika hejuru, ak'iburyo gasobanura Abisirayeli nkana n'amasezerano, ak'ibumoso gasobanura abanyamahanga. Yesu aradutereka hejuru y'Abisirayeli, maze ngo umusimari uhuza n'urubaho, uduhuza n'ibikirenge cyo hasi gisobanura Abisirayeli, ngo bityo duhinduka ubumwe. Imana birangije. Niyo mpamvu iby'umuyuda avuga nibyo wavuga, ku Mana baratoranijwe ko twe tubarusha imbaraga mu masezerano. Imana ibaho umucyo, tubona ko amaraso Yesu abasha guhindura. Rero Imana ishimwe cyane. Twari mu cyumweru cy'amaraso ya Kristo, ariko uyu munsi ni amaraso ya Kristo abasha guhindura. Maturo ntiyabihindura, n'abayakwatse barakubeshye, icya 10 nticyabihindura, ntacyo wakora, ntiwabyina, ntiwaririmba, ariko amaraso ya Kristo afite imbaraga zo guhindura ibintu byose uko bikagira. Nko twatangiye amasengesho y'iminsi 7, abishoye muri yandikisha, ubikeneye araca kuri nimero yanjye, ambwire muhereze link nawe yegera abandi. Kuwa kabiri nta wundi muntu nzakira, amorosi nzabakira ejo kuwa mbere. Ubwo umunsi kuwa mbere mbere bakire mwese mwitegure, kuko nisano bushize ntabwo nibanze iminsi 2 ntabwo byashoboka. Ni iminsi 7 yo guhindurirwa ubuzima n'amaraso ya Kristo. Waragerageje, wahamagaye abantu, byaranze, ntibyemeye, ariko kuko numva nifuza ko dusengera mu maraso ya Kristo, mwana w'Imana. Aha rero mwibuka ko n'uwamucumisa icumu mu rubavu, amaraso uko abantu babisonga batabyanditse, ngo amaraso yago muri shobora atakira. Ibaze nayo umuntu gutera umuntu icumu, amaraso yitamukiza. Mwumve n'igitangaza. Kandi umuntu wese wapfuye avuye amaraso, ntaga amaraso yimisha, ariko ya Kristo bakozeho icumu arimisha, ndetse n'amazwana ngo yoze itorero. Niyo mpamvu rero Tubagiraneho Ubwuzu TV turi mu cyumweru cy'amasengesho meza cyane avuga ngo amaraso ya Kristo ahindura ubuzima. Ndagira ngo buhinduke, 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 umuntu wese abyemere. Turifashe igitabo cy'Abaheburayo. Kino cyumweru ni igitabo cy'Abaheburayo gusa, n'ahandi hantu nzajya, n'ahandi nzagandika igitabo cy'Abaheburayo, aho nabwiye yuko cyanditswe muri myaka 70 mbere yuko basenye Yerusalemu, kandi ko nta muntu wacyanditse ujye ugaragara, bavuga abantu benshi cyane, bityo ntabwo twabahimba. Rero Imana ibaho umugisha. Ibice 9 umurongo wa 12. Nuko rero umurongo wa 8, nuko rero cy'Umwuka Wera tumenyesha, nuko inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho, ariyo yashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo, bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Mubyumve neza, ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo baturaga amaturo bagatamba ibitambo, bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Nuko ibyo hamwe n'ibibwirizwa by'ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika by'uburyo bwinshi, ari amategeko y'ibyo kubw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza, ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha iryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kwiteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'ibipfizi n'ivu y'inka ziriza iyo iminjagiwe
kubahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, nankanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'Uwiteka, ntazarushaho guhumanura imitima yacu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagaye bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe ubwo yabahaye habayeho wapfiriye gucungura abacumuye batagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya by'uwasezeranijwe. Imana nishimwe cyane, Imana nitugire neza. Mwibuke aya magambo wa 13 ngo none ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu yiriza iyo biminjiriwe kubahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka. Ndashaka kuvuga kuri uyu munsi wo kuwa mbere ni ijambo rivuga ngo amaraso ya Yesu abasha guhumanura. Mu mumaro w'amaraso ya Yesu yo kuducungura, ariko twabonye amagambo ya mbere ngo kera amaturo baturaga n'ibitambo batambaga ngo nta mbaraga byari bifite byo kweza uwabikoraga, kuko baturaga n'amategeko. Ngo ariko Kristo aje, haleluya, turi ku mumaro w'amaraso ya Kristo. Kandi kino cyumweru cy'amasengesho ndagira ngo umunsi wa mbere wumve ngo amaraso ya Yesu abasha guhumanura. Kandi uko guhumanura bavuga ni mu buryo bugera kuri 5. Hari uguhumanuka ku cyaha, hari uguhumanuka ku ndwara zandujwe, hari uguhumanurwa ku marazi baguhaye, hari uguhumanurwa aho waruri bari bahemukiye. Nuvuga ngo aho uri n'amaraso akuriho hahita hezwa burundu, nawe ukagubwa neza, ngo agahumanura. Ngo hanyuma byasabye ko haboneka undi mwami Kristo, ngo waje atameze nk'uvuye muri rya hema, ngo anyura mu ihema rushandi yose gukomera, ni ihema ry'urupfu. Kandi uko abatambyi ba mbere binjiraga mu ihema ryera rimwe mu mwaka ryera cyane, kandi ngo bakahinjirana amaraso y'ibitungwa kugira ngo babashe kwitambira, ni ibitungwa bitambiye, bakajyana amaraso y'intama bakayinjiza hera kugira ngo batahagwa. Ariko Kristo siko byagenze, ahubwo we yaraje yinjira hera cyane, ahinjira nk'umutambyi, ahinjira nk'igitambo, agenda yitwaje amaraso ye, ngo kugira ngo ituro rimwe rihagije rituma tubasha guhumanuka. Haleluya. Ituro rihagije, igitambo kizima. Ntiwari kubona inuma, ntiwari kubona intungura, ntiwari kuzabona intama. Reka mbabwize ukuri, ibyaha bya mbere ibitambo bya mbere byaratwikiraga, ariko igitambo cya Kristo umwana w'intama w'Imana cyo cyaje gihumanura, kiza kivuga ibyiza, kiza gikomeza amasezerano. Niyo mpamvu ngutangariza muri turi gusengana uyu munsi wa none, naye amaze kwiyandikira ukazamo ukaba bishaka, link ndayiguha ntacyo bitwaye. Ni amasengesho y'umuriro, ni fire week, ni umuriro, ni ugusenga. Tuvuga ngo amaraso ya Kristo niyo abasha gukuramo iyo nzoga, iryo tabi, icyo cyaha. Amaraso ya Kristo arahumanura, akongera agahumanura, kaguhumanura amarozi, kaguhumanura aho baguhumanije, akaguhumanura aho bakuvuze nabi, akakuvuga neza aho bakuvuze nabi. Amaraso ya Yesu yahindura icyerekezo, amaraso ya Yesu azana ubuzima. Wari impumyi yararebye, kuko batubwiye ngo nibivu ryiriza ndetse n'ivu ry'intama n'ibitambo bisizweho amaraso byarahumanuraga umuntu agahumanuka. Ngo nankaswa amaraso y'umutambyi witwa Imana. Si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye, kuko Imana yerekanye Yesu, yerekanye nk'Imana, yerekana nk'umuntu, yerekana nk'umutambyi, yerekana nk'igitambo, yerekana nk'umucamanza, yerekana nk'umunyembaraga, yereka nk'inzira, atwereka nk'umwami w'amahoro, atwereka nk'umutware. Ariko ibyo byose byari bikenewe kugira ngo atambe igitambo kimwe kizima gihumanura ibyo bintu byose. Amaraso ya Yesu yahumanura business yawe, yahumanura urugo rwawe, yahumanura ubuzima bwawe, yahumanura aho bagushebeje, yahumanura ibyari byamva. Ngo aya maraso arahumanura, cyo bita guhumanuka. Wari warahumanye, hari ingeso zaguhumanije, ariko nta kindi cyabikuramo ukeretse amaraso ya Yesu wenyine. Kuri uyu munsi rero wa mbere tugiye gusengera
kwezwa tugakizwa tukareka ingeso mbi tugahagarara neza. Ndabizi waragerageje, wasenza y'itatu, wasenza y'ibiri, watumiye abahanuzi, ariko hari icyaha cyanze kuva muri wowe. Ariko iki cyumweru turimo kugira ngo tubashe kubohoka, ni amaraso yeza akweza icyaha, agukuremo iyo ngeso, aguhindure. Niko kamaro n'amaraso ahindura. Ngo kera ivu ryiriza, abataziriza ni inka yabyaye rimwe. Ivu ryiriza niba inka yabyaye, inka yabonetse bamaze guhumanura, ngo hari icyo bikora. Ariko ngo nankaswe, n'amagambo twasomye mukwiye kumenya mukayumva, ngo nankaswe amaraso ya Yesu abasha guhumanura cyane. Imana ibaha umugisha. Hari amagambo atubwira kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungwa kw'iteka. Amaze kuducungura ku musaraba, yinjijwe ahera. Ubundi nicyo nasobanuye cyagiye mu gihe cya mbere kibanza, ya maraso yo mu rubavu rwa Kristo ubundi yari asobanuye nk'aya maraso binjirana ahera. Aho niho yari amaze kwinjira, kuko amaze gupfa ibicaniro byaramenetse muri kingirizo yicikamo kabiri, bityo tubonera inzira. Haleluya! Abatarahabarega turahareba, batabonaga turahabona. Aya maraso ya Yesu ahindura icyerekezo. Ngo nuko rubwa amaraso y'ihene n'ay'ipfizi y'ivu ngo byahumanuraga umuntu. Ngo nkaswe amaraso ya Kristo witambye Imana, atagira inenge kubw'Umwuka Wera, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira mubone uko mukorera Imana ihoraho. Uyu munsi wa mbere ni ukwezwa n'amaraso imirimo ipfuye ya kamere. Bantu turi gusengana, bantu mugiye gukana nanjye, ndabizi ko groupe iriba ry'idubiza ryo ntimuzabura kuyasenga. Ibyo rwose mugomba kubikora, kandi mwitegure kwakira abandi bavandimwe. Ni umunsi wa mbere wo guhumanuka, nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye, aho ritubwiye ngo nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana, atagira inenge kubw'Umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira mubone uko mukorera Imana ihoraho. Haleluya! Kubw'ibyo gituma abo muhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagaye bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe. Ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye batagitegekwa n'isezerano rya kera. Urumva aya maraso abasha guhumanura imirimo ya kamere. Warakaraga, wagiraga umujinya, wavugaga nabi, watonganaga, warufite ingeso mbi, waruzimanye imyaka myinshi, twigeze uhinduka, ugeze kugera mu ngo. Ariko ngo abasha guhumanura abantu ho tugiye gusengana amase. Mbere yuko twitegura kwakira ibitangaza, mureke twakira itangaza cya mbere cyitwa gukira icyaha, cyitwa guhumanuka. Cyo gitangaza gikwiriye mu buzima. Reka nkubwira, imodoka si ikibazo, amazu si ibibazo, amafaranga si ibibazo, ubukwe si ibibazo. Ikibazo cya mbere ni uguhumanuka. Ngo nankaswe amaraso ahumanura. Ndagira ngo munyemerere abakurikiranye tubagiraneho Ubwuzu TV, iri jambo muryumve kandi muri hagararo, muri komereho, mwumve ngo nkankaswe, ngo kugira ngo twitambere yinjirana ahera. Umumaro wa mbere, amaraso ya Kristo atweza mu mitekerereze, akadukuraho icyaha tugahumanuka. Twamara guhumanuka tukinjira mu isezerano. ngo nuko yatwinjije ahera, rekori ya handosa yatwinjije ahera, leo matandosike tupaye mafu, yatwinjije ahera, atujyana amaze kutubonera gucungurwa. Ariko abona ntibikwiriye, ngo maze yinjira ahera cyane, ajyanye amaraso ye nk'igitambo, nk'umutambyi, kugira ngo agire ibintu akora, ngakujeho bwa bwanze bwatugabanyaga. Bivuze ngo kino cyumweru, umunsi wa mbere dutangiye, n'amaraso ahumanuka. Reka twumve cyane ijambo ry'Imana. Ngo muhumanuke imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira mubone uko mukorera Imana tutunganye. Ndagira ngo wumve kwezwa n'Imana muri iyi minsi, wumve kwezwa n'Imana mu buryo butandukanye, kandi Imana igufashe, Imana ikugire neza. Dukwiye kwezwa, ingeso zikavaho. Mwifuza ibitangaza by'Imana, ariko nta kundi byamera. Ndagira ngo wezwe icyaha, wezwe kuveho. Ngo amaraso ya Kristo, ikintu cya mbere, atwezaho imirimo ya kamere, atwezaho imirimo ya karande, atwezaho imirimo yatunaniye. Amaraso ya Yesu adukuraho icyaha, akaduhanagura. Uyu munsi rero wa mbere w'amasengesho y'iminsi
irindwi nanjye niko nategetswe n'Imana yaniyese ngo tuyasenge singiye ko rumva gafite indi gahunda umuswe nabaganirije mu ngo tuzarebije mvuga ngo hari ikibyihishe inyuma ariko Imana iransanga iranganiriza irambwira ngo dukomeze ashaka kubakorera ibitangaza muri kino cyumweru cy'iminsi 7 ndakurahije ukuri Imana igiye kurema ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe igiye guhindura icyerekezo ariko binyuze mu maraso ya Kristo ntacyo utakoze ngo bikunde byaranze hari n'abakurira utwaye baraturya baraturangiza ibyo ntibyemeye ariko amaraso ya Kristo kino cyumweru agiye gukora ibitangaza ariko mbere na mbere ndabizi banza wizuze n'Imana uce mu maraso ya Yesu uhinduke rwose Yesu zihinduke kamere zihinduke ubuzima buhindure ukizwe ugende neza uhagarare neza wikureho icyaha usezerane n'Imana wakira amaraso Yesu nkaho manura ibyaha byakunaniye ibyaha udashobora kureka imwe byakubereye umusozi ibyaha byo kurya icyacumi nabyo ndabyita gutyo burya nayabwiye kuva kera ni kurya icyacumi cyitondere ibyo nawe urabizi urabisobanukiwe hari n'ibyo mubwira Imana ngo itabare mwarabyici ibyo byose byarakunaniye uragitanga ubundi ukakikakunanira kugikora urashima undi ukakunanira warahize ntiwahiguye waravuze ntibyatunganye hari ibyo yemeye ntibyashobotse mbega hari ubuzima wahagazemo butari bukwiriye kumera gutyo ariko umva icyo Uwiteka avuganye nawe aravuga ngo kino cyumweru umunsi wa mbere ni umunsi aho twatumye amagambo atubwira ngo nuko atwezaho guhumanuka kandi atwezaho turahumanuka nta handi tunyuze amaraso ya Yesu aguhumanure amaraso akufate neza kandi ugubwe neza tumenye ko uguhumana umunsi wa mbere nagira ngo usenge Imana wikureho icyaha nta wundi wakiguhumanura na amaraso ahumanura nkuko Mose yafashe ibyo nabasobanurira amaraso y'ibitungwa byinshi bimasa n'amahene arangije ngaravanga n'amazi afatanye ngatera abantu kandi mu ijoro bamugambaniye Yesu yenze igikombe aragishimira bango dora amaraso agiye kuva ku ndjana abana bango ni isezerano hanyuma rero kugira ngo atuvira amaraso yo mu rubavu nago byagusaba ko yagombye kuba yapfuye kandi n'ubundi yasohotse mu maraso Yesu yadupfiri niye yatwinjije ahera cyane adukuraho kandi akadukora icyunya cyose Imana ibamuce mu izina rya Yesu mugubwe neza shalom shalom reka dusenga Imana wihanye wese mubabarire mutabara muri mushyigikire kandi Kristo amaraso tugumeho iteka ryose abantu batabarwa mu izina rya Yesu urakoze mwami wacu amen shalom shalom kwiyandikisha n'amasengesho ariko nibirenga kuwa kabiri nta muntu tuzakira ni fire week tugende ku maraso ya Kristo mwuka agakora ibitangaza Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen.